ibindi none se reka nkubaze papa ke umubyeyi yabyaye yamara kabiri ataranywa igikoma uriya mwana ntambwira ati uzi ko nta gikoma turanywa mu rugo hano umubyeyi yarabyaye yayobora gute yayobora gute banzubwire umubyeyi agomba guhita anywa igikoma akarya isombe kugira ngo n'amabere ye ayobore hazemwe amashereka uriya umwuzukuru araryoha cyane cyane wa mbere rero kubikubwira ntago sinzi nk'ishusho umuntu yakwereka turacyabiganiraho Erega mfite impungenge z'uko uriya mwana wanjye yazarwara bwaki rwose aribwo akibyara nanjye nuko bamuvugaga ntago ariko namubonye YAKA rwose ntago ariko namubonye ni umugabo utuje yambwiye ko agacupa yakaretse oya papa ke tugomba kubareberera nk'ababyeyi babo ntago tugomba kubatererana we nubwo Keza yaduhemukiye akagenda atako watagize ate ariko tugomba kubareberera nk'ababyeyi tukamenya tukabarebera icyabateza imbere mu rugo rwabo nta nubwo tuba dushaka ko baseba muri iriya miryango batuyemo iwabo w'umuhungu ngo bavuye ngo uriya mukobwa ngo yavutse mu rugo rukomeye ngo ariko reba kuntu yabaye tugomba kuba hafi y'umwana wacu tukamuhisha agaciro aranagutinya ntapfa kukubwira utuntu twose ariko nge nka nyina aca inyuma akaza akambwira utubazo tw'urugo rwabo ariko nkamubwira ntikomera ni nuko zubakwa njyewe nemeye kubagira umukwe wanjye n'umukobwa wanjye bazanye iwanjye hanyuma ibyo kubaha inyama zo kujya kwakira abantu cyangwa ngo kurira mu rugo rwabo oya burya biratandukanye ariko ntabwo uzi icyo bita kubagira umukwe uzi ko yatweretse uriya mukwe wacu akatubwira ko ari we mugabo we uwo murundi ngo ko ari umusitari ngo mugenzi we ngo yagiye gusura ari ugutembera byaza kuvuga gute ngo umwana nuwe kandi yaravuye mu rugo ngo atwite Let me take time greet every person where you stay on this time. Nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye. Nawe utameze neza ushobora kuza kumera neza. Byose biva ngo mu gusenga. Uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe njye mugiye kubana ni MC Seti. Papa ke Yesu ashimwe. Imana ashimwe. Biragenda. Nderukana warakaye uvuga ati ndamucyura nibwo derukana ariko se amakuru y'iminsi wo amakuru y'iminsi turaho natwe tumeze neza twari twatekereje nk'Umutako TV turavuga tutireka turebe ko twabona aba babyeyi tuganire nabo batubwire noneho amatariki y'umukobwa wabo aregereje kubyara mwiteguye gute umwuzukuru cyane ko n'umukwe wawe twaganiriye tukumva rwose hari byinshi mubategurira kuba mwazabafasha kugira ngo urugo rwawe rukomeze kuba rwatera imbere ega narabikubwiye nuko kiri umwana uriya umwuzukuru araryoha cyane cyane wa mbere rero kubikubwira ntago sinzi nk'ishusho umuntu yakwereka y'uburyo wabonamo ibyo byishimo ariko tubyiteguye neza gusa ngubu ntabwo uvuga ngo ntabwo tuba tuvuga ngo umwuzukuru tumwiteguye gutya na gutya gusa tuba turi ku masengesho ahubwo ngo umwuzukuru azaza amahoro kuko uyu mubyeyi ari hariya abari mu ngorane cyane abari mu ngorane urabizi hari abo bitagenda neza hari abo bigenda neza hari abo byanga burundu n'ubuzima bukasigara twebwe icyo tuba dufite aka kanya ni amasengesho nibyo rwose mama ke tugwaye ikaze murakoze cyane ntabwo y'imikuru ndenda ajya amufasha mumeze mute mubyeyi twari turaho yego reka ngushimire dutangiranye iki kiganiro nizeye ko turaza kukijyana ku musozo nsuze inshuti zacu tubana mu buzima bwa buri munsi ku Mutako TV mwebwe muherereye Mozambique, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi nizeye ko meze neza abashinga nahe abakenyezi abashikiranganji aho ngaho mu Kirundo mu Kamenge Kibitoki
hirya no hino nizere ko mumeze neza cyane ndetse n'abadiaspora bari mu nce zigiye zitandukanye. Papa ke ubu se mwiteguye guterera umwuzukuru mwiteguye neza ariko ni amasengesho menshi kuri mwana ni ubwa mbere agiye kubyara ntabwo biba byoroshye ni ugusenga cyane kugira ngo azaruhuke amahoro. Mama ke karame igereza mikoro hejuru gato none ya gahunda yo kuba yava kwa YAKA iracyakomeje noneho nk'umuryango murebe ikindi cyakorwa. urumva papa Keza igihe mwari mwajyanye gusura umukwe twarabiganiriye ambwira ko umwana yamubwiye ko azabyarira mu rugo ariko anambwira ko umukwe yiteguye kuzakira umwuzukuru umwana we mbese uwo mwuzukuru wacu. Papa Keza ngumya muganiriza nti uko bireba urabona uriya mwana azagira amahoro muri rugo umugabo atajya ataha. Papa Keza rwose anyumvisha ko umwana agomba kuguma mu rugo rwe ntemerewe gukura umwana mu rugo rwe. N'ubu turacyabiganiraho. Turacyabiganiraho. Erega mfite impungenge z'uko uriya mwana wanjye azarwara bwaki rwose aribwo akibyara. Rero ukanubwira ati nanjye ku myenda y'umwana tubungubu nongeyeho ku myenda y'umwana ati ubu imyenda y'umwana ejo nagiye muri shop ati nzareba uburyo umuvandimwe wa Keza ayimushyira imyenda se ya indindi wawe wateguye yabagezeho amahoro. Narayohereje rwose byose narabyohereje. Bijyanye no kwitegura ko umubyeyi mbese ugomba kujya kwa muganga ari umubyeyi ugiye kubyara bwa mbere. Nakubwira ko twagomba gukora baby shower ariko kubera ibi turimo bya covid bitemeye gukora ibyo bya baby shower ibyangombwa nabihaye muri we arabimushyira. Ako mwebwe muri n'ababyeyi beza narabikundiye ahubwo kamera tuzabasure no mu rugo iwabo. Karibu rwose tuhaye ikaze tuzabasura. Okay, baby shower mwararebye tuzabatekera ikinemuzi aratubwira icyo bakunda. Bose nzafasha madame nkunda ifi. ukunda ifi ubwo nzayikuraho amagaragamba nawe ikarange. Urabizi ko nzi kuzikaranga zikaryoha. Ndazikaranga ariko ubwo nzazigura nzizane nzikureho amagaragamba nzimuha zikarange ko tuzabafasha tugomba kubitaho namwe. Ubu ngubu nk'ababyeyi umukwe wanyu tizera ko hariho communication murimo kuvugana nawe wari kubabwira ko yiteguye guta umwana we. Ntago arotaza ntago ari urota yaza kuko umukwe wacu twaraganiriye nanjye nuko bamuvugaga ntago ariko namubonye. YAKA rwose ntago ariko namubonye. Ni umugabo utuje yambwiye ko agacupa yakaretse ambwira ko nta kibazo na kimwe umwana azagira yaba umwana yaba umugore we. Gusa arambwira ati gemo ikibazo ngira akazi kakure niko gatuma bingora nkagenda wenda nkaba namara iminsi ntatashye. Se burya nakazi natubwira ko rara mu kabarira nakazi ngo akora ku modoka kandi abantu bakora ku modoka nanjye ndabizi mama. Papa ke ibyo bintu uvuga nibyo koko ubwo warabikurikiranye urabimenya jewe cyangwa wumviye ibyo akubwira gusa bari byo ugenderaho. Nakurikiranye ibyo yambwiye. Amakuru avuga ko rara mu kabari. Uzajya ubaza neza. Nta kintu twahindura sibyo nta kintu twahindura haba ku byavugwa gusa jewe nakurikiye ukuri yambwiye ndeba na muda bimbwiyemo. None se je ko ntamubonye yasinze. Erega nta wivuga nabi. Reka nkubwe mama. Se yasanze arimo kunywa fanta. Ntibakadusebereza umukwe. Do yanywaga iyi fanta. Nyine zari zarayizimwishe. Uzi kugira ngo umuntu unywa inzoga anywe fanta. Ubwo zari zarayizimwishe dore ko agena bakubita icyumweru cyose ngo abiyo mutubara akazataha nta nkuru. Urumva njyewe ikintu nemeranyijweho nawe
namubwiye ko igihe cyose azashaka ubutabazi bwanjye azabubona, ariko anyemerera ko rwose nta bintu by'amayoga, ahubwo aba ashakisha kugira ngo abone ukuntu nawe yatera imbere. Arangije anambwira ko umwuzukuru amwiteguye cyane, ngo byose azanabyikorera. Nambwira ati wari ntuzavunike, byose njye nzabyikorera. None se nari gukora iki? Oya, byo tubari hafi nk'abana bacu. Ariko nabiriya bavuga, none se ko umugore yambwiye ko nta nakenda k'umwana ari yakaguze na kamwe. Nagombye kujya ku isoko atari uko ambwiye ati nta kintu dufite na kimwe cyo kwazakira umwana. We ntabyo wamenya, ariko narabikoze. Buriya rero mama Keza nuko utabizi. Narabikoze. Buriya nuko utabizi. Buriya ubundi iyo washingiye umwana wagashyingirwa ugomba kwitonda, kuko ari we aba yagiye gushyingirwa akuze, n'umushatse nawe abamushatse akuze. Iyo rero ugiye kwinjira mu bintu byinshi, mu bintu byinshi by'abana, akenshi usanga bigaragara nabi. Oya papa ke, tugomba kubareberera nk'ababyeyi babo, ntago tugomba kubatererana. We nubwo Keza yaduhemukiye akagenda atako watagize ate, ariko tugomba kubareberera nk'ababyeyi, tukamenya, tukabarebera icyabateza imbere mu rugo rwabo. Nta nubwo tuba dushaka ko baseba muri iriya miryango batuyemo iwabo w'umuhungu ngo bavuye ngo uriya mukobwa ngo yavutse mu rugo rukomeye, ngo ariko rero kuntu yabaye. Tugomba kuba hafi y'umwana wacu tukamuhisha agaciro. Sibyo byiza? Nibyo ndabyumva. Ariko niyo mpamvu rero nge nakubwira ni rwose nkurikije ibyuriya mwana ahora avuga. Sije navuze ni umukobwa umuhana ajyayo, umuhana agaruka. Ntabwo umuhana ajyayo. Umuhana avayo n'umuhana ajyayo. Niko bimera. Buriya atangiye kumbwira ibibazo by'urugo, uko biba byamukomeranye. Keza yarambwiye rwose ndumirwa. Ako jyewe uriya mukobwa ari serious. Erega waranagutinya burya. Uriya mukobwa wanjye ari serious. Aranagutinya ntapfa kukubwira utuntu twose, ariko nge nka nyina cinyuma akaza akambwira utubazo tw'urugo rwabo, ariko nkamubwira ntikomera, ni nuko zubakwa. Nkagenda mufasha. Wowe utabizi, ariko n'umwana wacu niyo nakubwira ibyo namukoreye ntacyo wabigayaho. Ntacyo wabigayaho, kuriya n'umwana tukireba. Ko ni byiza ko ari imfura yawe se n'ubundi. Nyereka nawe ni yawe. Nyine ni imfura yawe. Ni imfura yacu. Kandi buriya kuva uburyo umubyeyi w'umudamu, sibyo? Umubyeyi w'umudamu ubundi ukuntu biba bimeze ni imfura ye, cyane cyane iyo abyaye imfura y'umukobwa. Baba bafitanye utubanga twinshi, baba bafitanye utuntu twinshi nge ntamenye. Yego. Buriya ni nk'uko nagira umuhungu, ni nk'uko iyo aza kuba ari umusore ari umuhungu. Buriya nanjye tuba dufitanye utuntu twinshi, mubwira umwana wanjye uzaba umugabo, cyahariya wige imirimo njyarugamba, urumva, imyitozo njyarugamba, uzaba umugabo ukomere. Nawe rero hari utuntu mugomba kujya nyine ko kugira ngo yubake nk'uko dusazanye. Turaganira rwose. Turaganira, akambwira iby'urugo nanjye nkamukomeza, nkamubwira naho uzajya unanirwa nzajya ngufasha nk'umwana wanjye nabyaye. Mbese gahunda niyo ngiyo, kandi nanjye nzajya nkubwire rega dufatanye kwita kuri uriya muryango wacu. Gusa jyewe inama nakugira, akenshi buriya ujye usa nk'ubihoreye. Niba kwitabaza ubatabare, ariko mu byo barimo kenshi gukora usa nk'ubihoreye kugira ngo urebe nabo uburyo ubwenge bwabo buzamuka bujya imbere. Umwana wubatse ntabwo wamwitaho kuri buri kimwe cyose. Nanjye niko mbigenza. Ntabwo njya mpfa rwose kuvuga ngo ibi nibi, kereka iyo amamagaye akambwira ati mama ibintu bimeze gutya, aho ndamwumva. Burya umuntu ujya gutaka bababaye, ntubizi? Aho ndamwumva, ariko sinjya mubaza ngo mwaramutse gute, mwiriwe gute, mwaburaye, mwabwiriwe. Oya, ibyo ntabwo ari ibyanjye. Niba afite ikibazo n'ugomba kukimbwira. Erega nanjye sinigerwaga mpamagara iwacu mbabwira ngo urugo rwacu rumeze gutya. Nigeze mbivuga se? Oya. Cyangwa nuko nari nashatse neza, wenda Imana ikabijyamo neza. Aragutetesheje. Naratese nibyo nari naje nje gushaka. Erega buri ikintu cya mbere nanga gukubita umugore. Uriya yukubise umugore ubu muteje imico mibi. Iyo ukubise umugore uba witeje kugira ngo usuzugurwe. Icya mbere umukubita urushyi rwa mbere, atongera unkubite wambwawe, wamukubita urwa kabiri ati garuka mabere ya nyoko. Urumva ibitutsi bingana gutyo,
umugore atari yarigeze akubahuka na rimwe wowe iyo umukubise urushyi rero umutere ngo akubahuke kandi byahe byakajya se babyita akagore k'akanyongeza nkoni ntago nabyemera jewe reka ntago twaje gukubitwa ntiturinka twibaniye mu mahoro. Ku murongo wa telefone navuganye na Keza ijoro ryashize turimo tuganira tumubaza natwe dushaka kumenya uko ameze tumubaza niba yazaduha umwanya tukabonana nawe. Keza yambwiye ati ahubwo atubuye akayazanye na po ati yazanye po ati ndamatse kuzanye po umwana ataravuka ati yore nayo izakoreshwa ati zakenera tubumbaye niteganyirije ati niba utayishaka tuzajya uyikoresha nijoro reke gusohoka. Nawe uranyumva umukwe adakunda umugore umuntu ubanza guhaha agahaha po yarebye kure ni ukuvuga ngo seti yarebye kure pe yarebye kure aravuga ati iyi po nzanye umugore ashobora kwiyaranja mu gihe afite intege nkeya. uriya muhungu nanjye yarambabaje. ntawe nyumvira kujya kugura pampegisi y'umwana ngo azanye po iyo kintu abonye cyo guheraho kugira ngo ahahe ni ikibazo. agira imana ko twaba twarabiguze tukabimwegereza naho ubundi imihahire ndumva nta cyagendaga. Muzerega ubushize yamwemere n'ihene wamwemera ngo muzehe yemeye ihene ngo bazabaga ngo turye brushete ngo bazadutumira natwe. ubona za hene ziri ahandi ku muturanyi zimwe baturagiriye kiriya gisekurume rwose nabwiye bazaze mbabage kiriya kizamukurayo bajye banatogosa ariko banywa n'isosi. urumva narabwiye bazaze nkibabagire babyaye amaze gufata umugongo bazaze barye izisigaye batware bashyire muri firigo hajye batogosa banywe n'isosi ariko umugore afata umugongo vuba. dutumira tuzaza. reka tumaze kuba inshuti kubera guhura cyane tumaze kuba inshuti pe ariko ntago ari burage. ubundi buriya iyo ufite umukwe ugomba kumumotiva ukamutera inkunga kugira ngo ejo we n'umukobwa we bazageraho ugeze nawe n'umubyeyi we kugira ejo bazageraho ugeze n'umugore wawe nawe. rero motivasiyo igenda iva mu bintu bitandukanye uburyo umufata uburyo umwitaho. urumva buriya hari n'aho ajya kuba yamuhemukira akabona atabikora kubera iki kubera akabona natwe tumuri hafi. rero rwose buriya kubagira umukwe mu muco wa kinyarwanda byahoze no kutabikora ni ukubura ubushobozi ariko buriya nta kintu wakwiyimira umukwe. se papa ke wazayiboherereje ubundi bakayibagira mu rugo rwabo akajya yakira n'abaje babagana bakabona ko hari ikintu kiri mu rugo ntibagombe kuza kuzirira hano. ntabwo nabyemera. oya yiboherereze ibyo bintu rero ko dufite nyinshi se wayiboherereje. ibyo bintu mva mbikubwira ukuntu bimeze. ubundi hari icyo bita kwishimira umuryango. buriya iyo ufashe ukayiboherereza abana bibona ukundi umukwe ashaka no kugatara dusuzuguye ariko nyibagiye mu rugo rwanjye nkabakira bakabibona koko nababagiye burya barishima. ntabwo ari kimwe n'uko waterura ikintu ukakibaha. uko njye nabyumvaga numvaga wazayiboherereza noneho baza kwerekana umwana tukababagira kandi wavuze ko kariya kuzukuru kawe ngo uzagahe inka ngo uzamuhe inka niyo tuzababagira baje kutwereka umwana. nibyo papa ke nibyo rwose nta kibazo mfite cy'amatungo. yego rwose ariko buriya hari ibintu umugabo afataho umwanzuro hari n'ibyo agirwamo inama. njyewe nemeye kubagira umukwe wanjye n'umukobwa wanjye bazanye iwanjye hanyuma ibyo kubaha inyama zo kujya kwakira abantu cyangwa ngo kurira mu rugo rwabo oya burya biratandukanye. ariko ntabwo uzi icyo bita kubagira umukwe. icyo bita kubagira umukwe ntabwo ukizira.
nubwo uri umwana ntabyo uzi najyaga mbona iwacu Buriya. babikorera abatwaye bashiki aya bawe nta kibazo Buriya- muzabikora uko buriya urabona, mwabiteguye sibyo? Njye nzazana mucoma ashyira icyokezo hariya urumva nzane umutetsi wa nyawe kandi urabona kiriya gisekurume kizabasegeko njye nta nyama nshaka zizasigara mu rugo rwanjye uzakira abavumvira Urumva? bahumuriwe n'inyama urumva yokeje n'ahangaha za ko burushete hariya izikaranze hariya boyiro hariya na za zingaro urumva ujye maguruke mvuge n'ijambo rwose na za nshuti zanjye zawe ba bandi dukorana babwire ni rwose ni self service yego mwisanzure umuntu afata icyo ashaka nta kibazo abanywa na fanta bazinywa abanywa n'inzoga bazinywa ni akazi kabo nibarangiza vuga inti ngewe uyu munsi ni umunsi nishimiye umukwe wanjye n'umwuzukuru wanjye n'umukobwa wanjye baje iwanjye hari ibindi hanyuma ibyo ngibyo byo kuba bose nzabaha ihene yo kujya kubaga niba zibaga bakagaburira abantu cyangwa bakazirya zigashejo nzabahe n'izindi hanyuma sizimana icyo gihe icyo nicyo bita kwakira kubagira umukwe uzazimanira se umwana bazaba baje mu rugo baje kwerekana n'umwana erega icyo gihe uza amazimana yariyo wari wambwiye ko na ari envelope wari wambwiye ngo uzahuriye mwana yanka yishashi hariya ra inka ariko si budre je uriya n'umwana wanjye wundi wiyongera ku banjye nta kintu yaburi wanjye nibyo wari wambwiye rega nkunda yuko tujya tugana hari envelope nicyo cyiza ngukundira hari gusa envelope ubundi biteganyijwe yego ugomba guhereza umwuzukuru aho ngaho ikirimo n'ibanga urumva ikirimo n'ibanga ariko ry'amafaranga ntabwo ari agapapuro wandikaho ngo ndabakunda sibyo urumva ukayibaha hanyuma uwo mwana ukamugabira iyo umugabiye ni nk'uko waba umuhaye 8 mu byawe n'ubundi yego rwose nicyo mukundira warangiza sibyo warangiza ugahita warangiza ukaba wabagiye n'umukwe aricyo nzaba ntakoze aya ni ibyo ngibyo icyo nkundira uyu mugabo wanjye rero ushobora kwibaza ngo turi hehe turi hano ku Kinamba ugeze ku Kinamba ukata agahanda kagana ku rwibutso muri metero 150 gusa mu kuboko kw'iburyo turi kuri Square Garden Park ni ahantu hari ubusitani bwiza bakira ibirori byinshi bitandukanye ushobora kuba ufite inama ushaka kuba ufite ubukwe anniversaire ushaka gutera ivi civil n'ibindi byinshi bitandukanye hano rero babigufashamo ku giciro cyiza bagane bakwakire uramutse rero wifuza kuvugana nabo nyura muri description ubundi tuguhuze nabo ku buryo bworoshye nongera kwibutsa abanyarwandakazi murimo gutegura ibirori bigiye bitandukanye mwibuke kubitegura ariko mukurikiza ingamba ndetse n'amabwiriza n'amategeko tugomba kugendera bitewe n'icyorezo turimo kurwanya nacyo cya COVID-19 kandi dushyira hamwe buriya koko ngabashyize hamwe Imana irabasanga nuko muze hari akantu nari nabajijeho umubyeyi mubaza ku bantu ba kera ukuntu bashakanaga ukuntu byagendanaga hari ukuntu bibona ugasanga umukobwa mukundanye ukwezi muhise mugenda hako umubyeyi arambwira ati twebwe barabahabagaho umuranga byagendaga gutya na gutya nawe rero kuri uwo muranga nk'uko mama yabitubwiye ntabwo bagusondetse ko mubonye ashaje yegora twaratwikaga ko mubonye ashaje twaratwikaga natwe niko rero umuranga yabagaho gusa jyewe na madamu nta muranga wabayeho twarakuranye sibyo twarakuranye tuziranye turigana dushaka ubuzima tugeze aho twemeranya kubana ariko nubwo biba bimeze bityo umuranga bahari buriya no mu bukwe ubona bw'iki gihe burya haba hari umwanya w'umuranga yaba yararanze yaba atararanze ariko sinzi ukuntu navuga iyo poste igomba kuba iriho mu bukwe babyita ngo abahuza ngo nibo baba barabahuje abahuza si abahuzi ariko kuki bagenda badufungurira umuco
umuco biwufungura abahuza iki ni umuranga sibyo nk'ubu nkawe nkavuga nti kwa runaka hari umukobwa w'inyangamugayo n'umwana mwiza ufite uburere ufite ikinyabupfura nawe nagendeye ku byawe noneho ubwo nawe nagendeye ku mico yawe ubunyangamugayo gukora cyane aho wigejeje habona ko uwo mukobwa utazamutesha agaciro muzahuza mukabana neza icyo gihe njye mpinduka umuranga nkabahuza ubu rero niwe muranga burya no mu bukwe haba hagomba kuba muri ba bantu ubona umuranga barimo kandi niwe muntu uba ukomeye. urakoze cyane ndacyarimo kuganira na mama Keza ndetse na papa Keza ababyeyi ba Keza Nyirabukwe wa YAKA na Sebukwe wa YAKA mwana nibo turimo kuganira twe twafashe umwanya wo kujya tubaganirize tuvugana arakuriwe aho tuvugira arakuriwe arimo kwitegura kubyara ababyeyi baragira bati natwe twariteguye urumva ko ari ibirori bizaba bimeze neza cyane ni ibintu bizabishimishije cyane kandi kuko biteguye umwuzukuru wabo neza nta mutima mubi ni kabi iki gihe bakunda kuvuga nta mutima mubi uriya musore wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Murundi Keza yarabikubwiye uburyo yagiye Burundi uburyo byagenze gute se nk'uriya Murundi ko nabonye akunda kwivanga nk'uwo munsi wenda bazabaje kwerekana umwana umwuzukuru mugiye kumuha envelope mugiye kuba bagiriye iyo sekurume mugiye kuba bagiriye ukabona Murundi arahingutse ze mwana iki kibazo buriya mama Keza abanza akakivuga hose tubwire ariko yabyumvishe bikamurakaza cyane natubwire ntacyo mbona cyo kukivugaho papa K none se ko Keza uzi ko yatweretse uriya mukwe wacu akatubwira ko ari we mugabo we uwo Murundi ngo ko ari umusitari ngo mugenzi we ngo yagiye gusura ari ugutembera byaza kuvuga gute ngo umwana nuwe kandi yaravuye mu rugo ngo atwite urumva twakwemera ko uriya Murundi aza kwivanga mu by'abana bacu nanjye ari njye ariko ndumva urumva byakunda njyewe rero nuko narembanje kugira ngo numve icyo bivugaho ubundi buriya mugabo afata decision avuga nyuma warubizi azasoza ashyiraho imyanzuro rero njyewe buriya impamvu uriya muhungu ngo ni Murundi avuga kuriya buriya nawe ibyo bifite ishingiro sibyo ibyo avuga nawe buriya biba bifite ishingiro ariko buriya hagati yabo ko ari batatu yaba Keza yaba YAKA yaba Murundi Keza niwe uzi se w'umwana hanyuma rero njyewe sibyo njyewe icyo nitaho nuko mfite umwana nuko mfite umwana w'umwuzukuru wanjye umwana w'umwana wanjye sibyo yego njye rwose niyo baza bakesurana ni akazi kabo naba nibereye hari oya ntabyo kwesurana mu rugo iwacu nta nduru zijya zihaba nta nduru zijya zihaba ariko se ko nabonye ntabyo dushaka Murundi azaguma iwabo ko nabonye abafite amahane aho bahuriye bazongera bahurira ariko ntabwo dushaka ibyo bintu icyo nishatse kuvuga njye nzishimira umwuzukuru wanjye nishimira umwana wanjye n'umukwe sibyo hanyuma ibindi rero seti ntakubeshye rwose ibindi jyewe ntabwo mbizi nzi ko umukwe n'uwo nabonye umukwe n'uwo yego nashingiye umwana yatweretse hanyuma ibindi nibaza nzabyumviriye ahubwo azabivuge n'inyuma y'amarembo ahubwo ariko rero ngereranyije uyu muntu uko muzi hazaca uwambaye yibeshya akahagera njye naba nibereye hari agiye kunyura umunyamahane papa K kera hariho ukuntu umukobwa yashyingirwaga bakohereza umutinyisha n'ubu ngubu rero iyo umubyeyi yabyaye bohereza umuntu umufasha
Mbavuga gutindikirira ubu. Kujya kumutindira ikiriri. Ninde uzajya gutindira ikiriri? Muri umuna wa Keza. Niwe uzajyayo. Niwe nzoherezayo. Tubyumvikane sibyo? Byo bintu ni itiku. Reka mwihore n'ubundi, reka mwihore. Oya n'ubundi sinzi impamvu mbivuze. Je nuzohereza umwana wanjye Reka mwihore. Kujya kuguha amakuru y'ibibera ku mukwe wawe. Ndabeshya? Reka mwihorere, reka mwihorere. Umva. Reka nkubwire. Icyo kintu suri umugore wanjye tubyubahaneho. Niba wohereje umwana ngo ajye gufasha mukuru we nibyo. Ibindi none se reka nkubaze papa K. Umubyeyi yabyaye yamara kabiri ataranywa igikoma, uriya mwana ntambwira ati uzi ko nta gikoma turanywa mu rugo. Hano umubyeyi yarabyaye yayobora gute? Yayobora gute banzubwire? Umubyeyi agomba guhita anywa igikoma akarya isombe kugira ngo n'amabere ye ayobore hazemwe amashereka. Icyo gihe bitabonetse rero umwana azambwira ati mama uzi ko nta gikoma hano gihari, nzahita nkora uruvange rw'ifu mboherereze byihuse bamwe igikoma. Umva niko bimeze. Reka ngomba kwita kuri uriya mwana. Naringiye kukubaza ikibazo ariko wanyimije. Ngaho mbaza. Ubu uko abayeho sibyo? Wibwira ko abayeho 100%. None se ikibazo afite ninde kikubwira? Ni Keza ubimbwira. None se niba ari Keza wazamuretse n'undi akagumya akabikwibwira. Oya. Aratsinzwe. Keza azaba ari ku kiriri ari umubyeyi. Mama Ke uratsinzwe. Keza azaba ari ku kiriri ari umubyeyi. Ari adashaka kwistressa. Yuzanyemo no kwistressa niho n'amashereka warufite make yahita. Mba rero giye nkubwira. Uriya rero umutindiye ikiriri. Ni nka kwa kundi ari ngombwa ko ari umenya igikenewe hano mu rugo byose. Umva nkubwire twebwe ikintu tuzabakorera. Ibyo bintu birasenya nago byubaka. Sibyo? Ikintu tuzabakorera nibava kwa muganga. Gufata amafaranga tukajya mu isoko tukabahahira tugakora stock wenda yongera ku byo bafite. Hanyuma nizo fu tukazigura. Iryo jambo ni iryo jambo ry'ubwenge. Tukazigura twarangiza tukabijyana tukabishyira tugashyiraho ubwo mwana akabisha. Ibyo uvuze ni ukuri. Uko ni ukuri rwose gusesuye. Niko mbyumva. Naho kuvuga ngo ngo umunyu urabuze ngo agahita avuga muri umuna ngo mama ngo ubu twabuze umunyu ngo umubyeyi yabwiriwe. Icyo gihe ubusenya umwana kandi umenye ikintu kimwe. Buriya umuntu acyubaka, iyo umugabo acyubaka agenda ntuzi krize twagize. Ntuzi ibibazo twagize mbere nyuma yo gushakana byanga bikunda. Dufite amafaranga. None se ntiyageze akadushirana kubera kwa kurya neza mu bugeni. Urumva buriya byanze bikunze seti. Iyo abantu bagishakana bakano ko gusubira. Ariko ntabwo uhita uvuga ngo byacitse. Sibyo? Ntabwo uhita ubibona nk'ibyacitse. Ahubwo wowe ikintu ukora urahangana nk'umuntu w'umugabo. Buriya rero uriya muhungu uriya mukwe wacu apfa kuba ari avuga ati umugore wanjye ndamukunda. Urumva nicyo kintu buriya gikomeye. Ndamukunda ndanapagasa uko bishoboka nkamuhahira uko nshoboye. Nicyo kintu cyiza njyewe nishimira. Sibyo ra? Nicyo kintu cy'ingenzi. Naho kuvuga ngo buriya mu rugo nta rugo rwakuzuza ibintu 100%. Kwe tuzagenda dushopinge uko bishoboka kose tubukore stock tubahe umwana uzajya umufasha kandi nabo bose n'abana bacu nta kindi numva ari ukuri rwose. Umbwiye ijambo ryiza pe. Okay, reka mbashimire yo kuba mwaduhaye umwanya wo kuganira namwe. Twari tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko ndashaka kubabaza ikibazo cya nyuma dusoze. Urabona yuko nyuma yuko Keza ava mu rugo akajya gushaka habaye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye nk'umuntu uzwi, hari izina afite hano mu Rwanda abantu benshi baramuzi, ibintu byinshi byagiye binyura ku mbuga nkoranyambaga y'uko urwo rugo rwabo rwubatse mu manegeka, harimo utubazo twinshi cyane. Nk'ubu ngubu nk'umukobwa usigaye mu rugo, umwana usigaye mu rugo, ni izihe nama murimo kumuha kugira ngo byibura nawe naramuka ashatse hatazabaho ikibazo gikomeye
n'iki ngiki cyabaye kuri Keza. Okay. Tuzamushyingira umunyamakuru nk'uyu. iyo ngo ibyakwa byose byaca bivuga zikari byo reka nkubwire kuri iyo ngingo tubajisha buriya rero kandi wowe umunsi uzashaka ibi bintu byose ugenda umbaza uzagenda ubibonera igisubizo. Ubundi kuvuga ngo agishaka ngo habayeho utubazo dutandukanye ngo n'iki harya no kuba byaragiye bica hirya no hino ngo yubatse mu manegeka da ngo yubatse mu manegeka. Rero reka nkubwire buriya umuntu wese ugiye kubaka ababona ibyo agiye gukora ko agiye gukora nk'ibyo abandi bakora nk'ibyo se na nyina yakoze, ariko ibiri imbere ibizaza nyuma nta kintu na kimwe ubuze. Erega ngo ushaka ko nyina yashatse amaramazu sibyo ntabwo ubuzi ngo amaherezo y'uru rushako nyuma nitumara kubana bizaba bimeze bite. Wowe ureba umusore afite amafaranga cyangwa se ariko hari igihe aba afite amafaranga aba afite akazi bakamwirukana, hari igihe aba afite amafaranga afite bizinesi igahomba ntabwo wasubirayo. Urumva rero gushaka mu manegeka ntago je mbifata nk'uko icy'ingenzi gusa nashaka kumenya YAKA yarakimbwiye. Yambwiye ko umugore babanye neza, ambwira ko amuha ibyo ashoboye kandi n'umukobwa yarabimbwiye, ambwira ko amukunda. Sibyo? Ubundi agira ngo ahita ashaka nk'uko twashakanye urugo rwe rumere nk'urwacu. Oya. Ambwira ko amukunda. We yambwiye ko amukunda. Kuva rero igihe w'icyo kintu ukimbwiye burya mama Keza ubumbwiye ikintu cy'ingenzi. Sibyo? Yego. Rero ku wundi uzashaka nawe ubwo ngubwo azashaka uko Imana imushakiye, uko Imana imuteganyije. Erega ikibazo kiriho papa ke ngiye nagenzuye kandi niko leta yo mwigishaka. Ubu ngubu yubujije umwana gushaka aho yakunze ngo umukoreye ihohoterwa ngo umubuzije uburenganzira bwe, kandi kubuza umwana kuvuga ngo ndashaka gukundana na seti niwe dukundana ukabirwanya icyo gihe umuhohoteye. Tugomba kubahiriza rero zanjye ngo zigendera muri vewiti ngo nizo ndi bugushingira. Reka tujye tubaza n'uburenganzira bw'abana, ariko si ibyo se siho Keza byahereye ajya gushaka uriya. Twagira ngo twubahirize uburenganzira bw'umwana wacu twe kumuhohotera tumuza gukunda uwashaka. Ababivuga kandi ikindi bitagira ngo ababivuga urumva seti ababivuga ngo mu manegeka ngo mu biki abo ni ibibareba. Sibyo? Njyewe umukobwa yanzaniye umukwe ndamureba arambwira ati ndamukunda barakundana ko buraba birarangira. Nundi uzaza nundi n'abandi barumunabi uzaza nawe nyereka umukwe nibyo nawe azaba ari ibyo kuko agiye nta numwe nenda gushakira kuko sijye uzajya kubabanisha. warangije gushaka. Hagari igihe nzajya kubatoranyiriza. Wowe warangije gushaka. Uramubona? Kandi warashatse. Uramubona? Warishakiye. Sibyo? No kuvuga ngo njyewe ntabwo nahitiramo umwana nta nindi nama irenze namu. Icyo naha inama wenda barumuna wanjye cyangwa n'abandi muri rusange nuko washaka umuntu ukunda n'abagukunda hanyuma ibyo muzahura nabyo mu rugendo rw'urushako. Mu rugendo rw'urushako. Ntabwo biba ari ibintu biba bikureba. Mugomba gufatanya kubyakira. Mugomba gufatanya kubyakira no kubishakira ibisubizo. Yes. Naho ibibazo nta nutabigira. Buri ibibazo mu ngo ntaho bitaba, n'abashaje biraba, n'abagishakana biraba, ntago ari uriya wenyine. Urugo ntago ari paradizo. Murakoze cyane. Ako ntago mwancika n'ababaje akandi kabazo. Ko ndakubaza. Ntazi ko tugiye kujya guhahira urugo wa. Reka mbaza kandi kabazo kanyuma dusoza. Ako ntacyo ufite urimo uragiye. Oya nuko nari neza amatwi mama Keza avuga ati tujye guhahira urugo. Dushaka ukuntu twabona ko bari abana tuzabarwanaho dore ibibazo ni byinshi. Okay, kibazo nifuza kubabaza. Muri ababyeyi bakuze ariko nago mushaje cyane. Murateganya abashesha kanguye. Kwerere. Ikwerere n'amajigisha. Okay. Nuko
ubuse Keza namara kubyara akana kakegera hejuru buriya nta kindi kirori tuzabona cy'umuryango wenda namwe mukatwereka kandi kana bacuri bavuga kabucura mwe muragateganya ryari tumufitera bucura arahari ariko ese turamufite urashaka ikibazo ntacyo ufite nta kibazo wari ufite ahubwo wari urimo kugihiga rero twebwe bucura turamufite ashaka kutubyaza twe twabyaye abo dushoboye kurera twarabyaye bari abantu ko ari aba urumva nta bandi bana nabo bucura arahari uzaze mukwereke murajya kungana twari turi kumwe na mama wa Keza na papa wa Keza ngira ngo mwagiye mubibona twatangiye kuganira nabo buri umwe ku giti cye ubona harimo uburakare agahinda kenshi ngira ngo mwarabibonye ubwo twajyanaga na papa wa Keza kwa Keza nyuma yaho twaje gukora ibishoboka mu kazi dushinzwe duhuza YAKA umukwe w'uyu mubyeyi w'umupapa turi kumwe tumuzana Sebukwe ibintu bigenda neza tubona ko nta kibazo nyuma yaho twegera umubyeyi nawe dusanga nta kibazo none reba igihe cyo kubyara kiregereje cy'umukobwa wabo Keza ibintu byose murabona ko ari amahoro reka tubashimire kuba rero baduhaye umwanya Imana ibahe umugisha murakoze namwe reka ngushimire twatangiye iki kiganiro tukatukigeranyije ku musozo uyu ni Umutako TV nana kushimira wewe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe yuke gukora subscribe aho muri hose rero Imana ikomeze kuba imigisha itagabanyije yemwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe duhure mu biganiro bikurikira